Ndagusuje mukunzi wacu wowe wahisemo gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyarugenge, ibitaro by'akarere ka Nyarugenge byafunze imiryango abari barwariye mu gihirahiro. Ese byagenze gute kugira ngo bino bitaro bifunge imiryango? Ese Minisiteri y'Ubuzima ivuga iki ku ifungwa ry'ibi bitaro? Gumana natwe ubundi usobanukirwe byinshi kuri iyi nkuru tugiye kubagezaho. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazukira kazana ko ntugasigaye nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kumvikana mu karere ka Nyarugenge nyuma y'uko bino bitaro by'akarere bifunze imiryango igitaraganya. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Niba ugendera mu mujyi wa Kigali, ndumva waba uzi ibitaro by'akarere ka Nyarugenge aho bituye cyangwa aho byubatswe. Ubu tuvugana bino bitaro by'aka karere byafunze imiryango, abanyakigali bari mu gihirahiro bibaza impamvu y'ifunga ry'ibi bitaro by'aka karere ka Nyarugenge byafunze imiryango by'agateganyo. Abarwayi bari babirwariyemo basabwa kujya mu yandi mavuriro kuko muri ibyo bitaro harimo imirimo yo kubaka no gusana iri kuhakorerwa itashoboraga gukorwa, harimo abarwayi nk'uko byemejwe na Minisiteri y'Ubuzima. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julienne Mahoro Niyingabira kuri uyu wa kabiri Ukwakira 2024 yamirije itangazamakuru iby'amakuru avuga ko imirimo igiye kuhakorerwa ari ugusana ibintu bimwe na bimwe ndetse no kongera ubushobozi sisitemu zari zihari zitakoraga neza. Aha umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julienne Mahoro Niyingabira ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati: hari imirimo iri gukorwayo yo kubaka no gusana, ntabwo rero byakorwa harimo abarwayi, ariko ni imirimo y'igihe gitonya. Ntabwo navuga neza ngo ni igihe kingana gute, ariko ntabwo ari ukubaka ibintu byinshi, ntabwo rero ari ibintu bizasaba igihe kirekire ku buryo nko mu byumweru 2 cyangwa 3 bishobora kongera gukora neza kandi bigatanga serivisi nziza ku babigana. Niyingabira kandi yavuze ko abarwayi bari muri ibyo bitaro bimuriwe ku bindi bitaro n'amavuriro bifite ubushobozi bwo kubitaho no kubaha ubuvuzi babonaga kuri bino bitaro by'akarere ka Nyarugenge, ndetse avuga ko abandi babiganaga nabo bagiriwe inama yo kugana ibindi bitaro biherereye muri uyu mujyi wa Kigali. Aha Niyingabira yasubizaga agira ati: ntabwo dutekereza ko hari bubemo icyuho muri serivisi z'ubuvuzi bari basanzwe bakura mu bitaro bya Nyarugenge, kandi ibyo bitaro nabyo bizongera bigaruke mu gihe gito bimaze gutunganya ibidatunganye neza kugira ngo noneho bize bihe serivisi nziza ababigana. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko ibyo bitaro bishobora gusohora itangazo mu gihe cya vuba rimenyekanisha iby'iki cyemezo ryafashe. Ibitaro bya Nyarugenge byatangiye gukora mu mwaka wa 2020 bisabwe n'abatuye mu murenge wa Nyamirambo ndetse no mu bice bituranye n'uyu murenge. Ubwo ibi bitaro byatangiraga gukora, umuyobozi wabyo yatangaje ko bije kunganira iby'akarere ka Muhima, iby'umurenge wa Muhima mu kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Iyi ntego yagezweho kuko ubu biganwa n'ababyeyi barenga 200 baje kubyara buri kwezi. Muri serivisi z'ibitaro bakira abarwayi bari hagati ya 500 ndetse na 700 mu kwezi kumwe. Ibitanda 120 ibitaro byatangiranye bikoreshwa ku rugero rwo hejuru kuko akenshi usanga ari 90% biriho abarwayi.
Kubaka ibi bitaro byatwaye miliyari zirenga 7 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe ubariyemo n'ibikoresho agaciro kabyo kahise kagera kuri miliyari zirenga 9 y'amafaranga y'u Rwanda. Gusa kandi byari biteganyijwe ko imirimo yose igomba gutwara miliyari zisaga 12 z'amafaranga y'u Rwanda, bikubakwa ku butaka bungana na hegitari hafi 2. Byatangiranye kandi abakozi 87. Ubu bino bitaro bifite inzobere mu kuvura abana, ababyeyi, kubaga indwara zitandukanye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi bitaro kandi byiyongera ku bya Muhima, biha serivisi abaturage barenga 300,000 batuye mu karere ka Nyarugenge, bikaba n'akarusho kuri ako karere kuko nta bitaro bifatika kagiraga, aho wasangaga abaturage bako bivuriza mu bitaro by'icyitegererezo bya Kaminuza bya Kigali CHUK. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi, gusa tubibutse ko iyi ari KN Radio ugikomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere budusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uza mu ba mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, isangize abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.